Reka dukomeze n'igice cya kabiri cy'inkuru ya Anita. Duherukana Anita atekereje ko hari ikintu ashobora kuba yakora gishobora kuba cyafasha mu gukora surgery ya Anderson kugira ngo abashe kubona impyiko. Ikintu rero ngo yari atekereje ni iki? Ngo nibutse ko mfite ubutaka nakoreye hafi imyaka 6. Ubutaka naguze nabanje kubusevingira imyaka y'ubuzima bwanjye bwose nari maze nkore akazi ko muri banki. Icyo kintu cyonyine mu mitungo yanjye nari nsigaranye ntari nagatanze. Nafashe umwanzuro mu mutima wanjye ko nabwo ngomba kubugurisha. Numvaga nakora buri kimwe cyose kugira ngo Anderson avurwe. Ibyo gutekereza ingaruka byo ntago byari bindimo pe. Narabagurishije nta kindi kintu nitayeho. Nta muntu n'umwe nigeze mbwira, yaba mama yaba barumuna banjye yaba mbese nta muntu n'umwe nigeze mbwira kuri uyu mwanzuro nari mfashe. Ntago nashaka ko hari abantu baza kunjajinga ko ndakagorye. Icyo nakoze nagikoze n'umutima wanjye, mbese ngikora ku ibanga rikomeye cyane. Gusa mbere y'uko ibi byose biba hari umuntu umwe nabibwiye inshuti yanjye yansabye kubireka. Gusa ntago nigeze mwumvira. Yarambwiye ati ibyo umaze gukora n'ukuri birahagije, waritanze bishobotse, wakoze uko ushoboye kose, wikwimaraho utunugunu kubera uriya muhungu. Ahasigaye rekera umuryango we nawe ubyiteho. Yarambwiye ati aho bigeze umuryango we nushirika isoni, ushirika ubwo bugende ugeze kuri social media, ugende ubwira abantu ibitekerezo abantu baba bafite. Bashobora kuba hari abantu bagifite umutima mwiza bakaba babafasha, naho ubundi wowe wakoze ibyo warushoboye pe, gezaho. Ariko ntago nigeze mwumvira. Ubutaka narabugurishije, deje nari namaze yewe no kubirangiza. Ngewe umutima wanjye nta kindi kintu watekerezaga, nta n'ikindi kintu numva nifuzaga. Nari ndimo ntekereza kuri Anderson n'ubuzima bwe gusa. Numvaga ibindi byose ari ibishakwa tuzabishakana nakira. Ntago namwifuzaga kubona ameze gutya, mubona acometse b'imashini umurundo. Nifuzaga kongera akaba muzima, akongera akaba umusore mwiza nakunze. Kandi nari narishyizemo ko agomba kumbera umugabo. Urumva rero nagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo akire. Numvaga imbaraga zose naba mfite ngomba kugira gute kuzikoresha kugira ngo akire. Naraje rero mbwira Anderson ibyo nakoze. Mwereka n'impapuro z'ibyo twakoreyeho tugurisha ubwo butaka n'amafaranga nabikozemo byose ndabimubwira. Mvuye mpera kuri A to Z. Narabibonye ko bimushimishije, asa nk'umwenyuramo, mbese mbona ko bimukoze ku mutima. Uburyo yabyakiriye kandi nanjye byaranshimishije. Numvise ko nkoze ikintu cya nyacyo. Mbese mu minsi yose twari tumaze muri icyo gihe yararwaye, nibwo nari mubonye yongeye kumwenyura. Mbese nari ntwariye pe, ntababeshya. Ndebye ukuntu yari ari kundeba muri ako kanya, nabonaga ari kundeba nk'umuntu nk'umutabazi we cyangwa se nk'amarayika murinzi we. Ako kanya sha nari nibagiwe buri kimwe cyose, ibyo gutekereza ku ngaruka, ibyo gutekereza ikisha byose nari nabyibagiwe. Ikintu cya mbere cyari kinshimishije no kongera kumubona yishimye, asa nkaho akeye mu maso. Numva ko nkoze ikintu cya nyacyo pe, numva ko amahitamo nakoze ariyo. Nyuma y'uko ngurishije ubutaka bwanjye, natekereje ko amafaranga nayo ashobora kutubana iyanga n'ubundi ugasanga ntacyo nakoze. Gusa ntabwo nagombaga kurega Anderson ngo apfe. Naragiye njya no gusaba inguzanyo ku kazi. Numvaga ari iki kintu cyonyine nanone nsigaje gukora. Ndagenda njya ku kazi nsaba inguzanyo. Manager wanjye yarambwiye ati ese uyu mwanzuro ugiye gufata wawutekerejeho? Yarambwiye ati iyi nguzanyo ngiye gufata ubona ari igihe kirekire, ubu haramutse habayeho kese yatuma wirukanwa byagenda gute? Wazayishyura iki? Aya mafaranga ugiye gufata ntabwo nakugira inama yo kubikora. Gusa kubera yanyizeraga iyi nguzanyo yarayimpaye, ndetse yampaye n'igihe gihagije rwose cyo kuba nakwishyura uyu mwenda. Gusa yampaye warning, arambwira ati ingaruka ni ziza, uzazirengera wa mukobwa we. Dore ndakubujije, ariko kuko ibintu bishaka reka mbigukorere nk'umuntu twakoranye, nk'umuntu wankoreye neza kandi nizeraga mu bakozi banjye bose. Reka aya mafaranga nyaguhe, ariko ingaruka niziramuka zishe ndakubwiye wa mukobwa we, ntuzatume nicuza iki kintu, uzabyirengere wenyine. Mama wa Anderson yarishimye cyane pe, ndabibona ko yishimye nkimara kumubwira ibyo nakoze. Nabonaga noneho finally anyakiriye mu muryango nk'umukazana we. Ubwo twaricaye dutangira gutekereza ukuntu amafaranga tugiye kuyamanaginga tukabasha kuvuza umuhungu we. Yewe twari dusigaye tuganira nk'umukazana n'umunyirabukwe. Ubwo yambajije ahantu amafaranga nayakuye, namubwiye yuko nagujije ku kazi, mubwira yuko kandi nagurishije ubutaka bwanjye. Byose nyine naramubwiye ntacyo mukinze. Namubwiye yuko ari manager wanjye wamfashije, mbese namubwiye byose. Naramubwiye ntigenda mutse ntitaye rwose, ntitaye no kubizambaho cyangwa se ntitaye ku ngaruka z'ibi, amafaranga nayafashe. Nagiye mfata inguzanyo ndetse ngurisha n'ubutaka bwanjye. Byose nari ndi kubibwira uwo nitaga amaboko. Nagira nkubwire inkuru nziza ko rero amafaranga dukeneye yo kugira ngo Anderson akorerwe surgery ubu ngubu tuyafite. Mama yarambaje ati urambwiza ukuri mwana wa, nibyo koko amafaranga turayafite? Nambwira rwose turafite kandi arahagije.
kugira ngo surgery yiwe igende neza ndetse akire neza, aya mafaranga azamurwaza mpaka akize. Yarampobeye ubona ko rwose yishimiye umwanzuro wanjye, ndetse ubona ko imvamutima zose yazinyerekeje, ubona ko nanone abaye umwana mu rugo. Yaranshimiye arambwira ati urakoze mukobwa wanjye. Ni ubwa mbere yaranyise umukobwa we kuva namumenye. Yarambwiye ati ibi biragaragaza rwose ko ari we mugore Anderson akeneye. Amagambo ye yakomeje kugenda agaruka mu mutwe, aho nagendaga hose numvaga nubwo turi guca mu bihe bikomeye, ariko amagambo yabwiye yarankomeje, numva mbese ndishimye pe, numvaga ampesheje umugisha, reka bari ko mbivuga. Gusa ubwo yambwiraga ngo ni njye mugore wa nyawe, nta nubwo nasobanukiwe icyo yari ashatse kuvuga aho ngaho. Gusa mpobeye niyumvisemo igihe kirekire, numvaga nari nkeneye kuzabona igihe uyu mubyeyi azanyemera nk'umukobwa we cyangwa se nk'umukazana we, akampobera. Mbese ukuntu yampobeye nari mbitegereje igihe kirekire. Nta bintu byinshi nibajije mu mutima wanjye cyangwa mu mutwe wanjye ngo mbe nakwibaza ngo se bwaba ari uburyarya, ese nuko naba mbahaye amafaranga. Oya, njye numvaga ko ndi gukora ikintu cya nyacyo, kandi numvaga koko uyu mubyeyi mushimishije, kandi n'undi uwo ari wese yakwishima. Njyewe numvaga ko noneho ariyo ntambwe ya mbere nteye kugira ngo uyu mubyeyi anyemere mu muryango we. Kuri iyi nshuro noneho byari bihagije pe, ibyo nari maze gukora byari byinshi, nta kuntu atari kunyemera, kandi numvaga ko noneho ndi mu muryango imbere nawugezemo. Nyuma y'ibyo byose birangiye, ubwo nagiye kwa muganga, ndagenda nibwira mushiki wa Anderson, tujya kureba doctor kugira ngo tugende nyine twishyure, noneho batangire process zo kubaga Anderson. Yadusobanuriye uko ibintu byose bigomba kugenda, adusobanurira uko surgery igomba gukorwa, mbese yatubwiye buri kimwe. Njyewe rero icyo nari nkeneye nuko ibintu birangira, nta bindi bintu nari ndi gutekereza muri ako kanya. Ibintu byose noneho byari biteguye biri ku murongo. Twebwe icyo twari dutegereje ni itegeko rya muganga kugira ngo umushiki wa Anderson amuhereze impyiko. Anderson yaranshimiye, ijwi rye mbabwiye ngo numvaga ari ryo jwi ku isi ryiza nigeze numva kuva nabaho. Yaranshimiye mu ijwi nyine rinaniwe kubera n'uburwayi n'iki, ariko numvaga ari cyo gihe cyiza nigeze ngira ndi kumwe n'umukunzi wanjye. Numvaga nkoze ikintu kizima, numvaga nongeye kumuha ubuzima, numvaga agiye kugaruka tukongera tukabaho nk'uko twari tumeze. Ndetse yarongera ansubiramo rya jambo arambwira ati ni njye nawe byiteka. Mbabwije ukuri, buri munsi, buri segonda, buri kanya nabonaga kose urukundo nakundaga Anderson rwarushagaho kwikuba kabiri. Umunsi rero wa surgery warageze, umunsi wo kugira ngo babage Anderson, bamuhe impyiko ndetse na mushiki we. Umuntu wa mbere wagombaga kubanza gukorerwa surgery ni mushiki we. Gusa twari twamushakishije twamubuze, twamuhamagara no kuri telefone nticemo. Telefone ye yari izimije. Twarahamagaye, turahamagara butwiriraho, turahamagara koko turaruha, umukobwa turamubura, ntiyitabaga telefone niyo yacagamo. Twatangiye gupanika. Urumva niba twari twahawe ko surgery igomba gutangira saa 2, tukabona saa 6 zitugereho saa 7 saa 8 z'amanywa, twatangiye gupanika twibaza umwana w'umukobwa niba yabivuyemo. Ubwoba butangira kutwica, aho nari nicaye numva ntangiye kwigaya, numva ntangiye kwibaza noneho ni iki kigiye gukurikiraho. Amafaranga ko yarabonetse, ko ugomba kumuhereza impyiko yarahari, ubu noneho ni iki kibaye. Mushiki we yaradutengushye pe, nubwo yari yanze kubitubwira ariko yari yahunze. Mbese we kwakira ko yatanga impyiko ye kuri musaza we ntago yari ari kubyumva, nta nubwo yari ari kubyakira. Yarabyanze muri make, ahitamo kwihungira arigendera. Yari yikunze cyane kandi yari afite n'ubwoba. Ku rundi ruhande ndamwumva, nta muntu wapfa gupfa kwemera gutanga impyiko ye, yatinye risike muri make. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, umwanya wo kuba twatabara Anderson mbese byaranze, nabaye nkaho ntacyo nakoze. Mama we yarumiwe, biramucanga, yicara hasi ku isima ari kubangararira, mbese nashatse icyo gukora ndakibura. Ntabwo niyumvishaga ibintu mushiki we yadukoze, ntabwo niyumvishaga ukuntu umuvandimwe we wenyine ari nawe bavukanaga wenyine, nkibaza ukuntu ashobora kuba yakwanga gutabara ubuzima bwa musaza we. Numvaga ntari kubyumva muri ako kanya, numvaga namurakariye cyane. Dogiteri yagerageje kuba yadukansoringa ariko nyine ntabwo byumvikanaga. Mama we yakomeje kurira cyane, kandi nanjye mu mutima wanjye agahinda kari kanyishe, twese amarira yari yaturenze, twabuze icyo dukora n'icyo dureka. Gusa numvaga ko rwose nakoze ibishoboka byose. Mama yakomeje kuvuga ati umwana wanjye nagira ikintu aba, ibi byose nitwe tuba tubiteye. Amafaranga niyo yari ikibazo, amafaranga yabonetse
mushiki we yari afite iyo mpyiko yo kumuha, nyine mama yarari mu maganya gusa nta kindi. Nanjye aho narindi agahinda kari kanyegese, nabuze icyo natekereza naho cyo gukora. Numvaga ibyo nagombaga gukora byose pe nabikoze, kandi koko nari nabikoze. Numvaga nahejeje nageze hahandi kumwisha, kugeza ubwo nyine namwe nabibabwiye uko byari bimeze. Gusa muri njye numvaga ko ntagomba gutuma Anderson agenda. Nyuma y'ibintu byose nari maze gukora, numvaga nta kindi kintu gisigaye. Gusa numvaga kuko byagenda kose ngomba gukora uko bishoboka byose. Niko niba ngombwa ko nanitanga, ndibyitanga ariko Anderson akabaho. Ntabwo ndi gutekereza kabiri, hari ikindi kintu natekereje mu mutima wanjye. Simbizi niba ari ubusazi cyangwa se niba nari naturuye cyangwa se nako simbizi nanjye. Gusa urukundo nari mfitiye Anderson rwari rurenze ibitekerezo byanjye pe. Gusa muri ako kanya ntitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, nagomba gukora ikintu nari maze gutekereza. Ubwo nahise nsohoka niruka, ngenda mpamagara dogiteri. Ni doctor please. Dogiteri arahindukira, gusa ijwi ryanjye ryari rimutunguye uko nabibonaga. Nambaje ati niki kandi? None se byashoboka ko iriya mpyiko mwayinkuramo mukayimushyiramo? Nabivugaga ndi gutitira cyane kuko numvaga mfite ubwoba pe. Ariko nubwo nari ndi gutitira, umutima wanjye wari ukomeje, numvaga umwanzuro nawufashe ko nindamuka nsanze impyiko yanjye ishobora kumacingana n'iyi, ko ndi buyimuye nta kabuza. Muganga yarahindukira aranyitegereza ati uravugisha ukuri yuko ushaka gutanga impyiko ye muko? Nabivuganye emosiyo nyinshi, ndabwira nti yego doctor, ntabwo nshaka ko Anderson apfa pe. Babara rwose ndemera ntanga impyiko zanjye, ariko rwose Anderson abeho. Muganga yarambwiye ati okay, tugomba kubanza tugakora test tukareba niba impyiko yawe niye bihuje. Ariko se wabitekerejeho wa mwana w'umukobwa? Wabitekerejeho urashaka guhereza uriya musore impyiko yawe? Ko nzi ko uyu mwanzuro atari umwanzuro abantu bafata bari mu bihe nk'ibi ngibi. Aho ntuhubutse, waruke kubanza ugafata igihe ukabitekerezaho neza. Ntabwo yari umwanzuro upfa gufatwa gutyo bitunguranye. Ushobora kuba ufashe bitewe n'amarangamutima y'aka kanya ufite. Niko, are you ready? Urashaka gutanga impyiko yawe? Naramubwiye nti muga, ntacyo ntakoze, nta n'icyo ntakora, nta n'ukundi gutekereza kundi, nta n'andi mahitamo kandi mfite. Kora test urebe niba impyiko yanjye niye bihura gusa, ubundi icyo gukora nawe urakizi. Ubwo yaramfasha ajya kumpima. Gusa nyuma igisubizo cyaje ari igisubizo cyiza kubera ko yambwiye yuko impyiko yanjye ndetse n'iya Anderson bishobora gukorana. Icyo gihe ayo makuru ntabwo nari kuyihererana, nahise nza kuyabwira Anderson, mubwira yuko ngiye kumuha impyiko yanjye. Kuko mushiki yari yamaze guhunga yagiye. Yaratangaye pe, nanjye ndabibona, ku buryo yahise anahaguruka, nuko nyine yabaye umurwayi akaba yaracometse ibimashini byinshi, ibi bishoboka baranahise abyuka. Yarahagurutse arambwira ati umbwiye ngo iki? Uravuze ngo urashaka ngo ugiye kumpereza impyiko yawe? Nese impyiko yawe niyanjye birakorana? Mubwira amakuru ye uko rwose na test yamaze gukorwa, ahubwo igisigaye ari surgery. Yamfashe mu kiganza yitsa umutima, arambwira ati Anita, urashaka ko mu bundi buzima isubu koko n'igiki nzakwitura wa mukobwa we? Ibyo famiye yanjye mvukamo itashoboye gukora byose niwe wabikoze. Yabivuze afite ikiniga, ubona koko ko ibintu ari kumbwira byamutunguye kandi byamukoze ku mutima. Yarambwiye ati ubuzima bwanjye bwose, iminsi yose nsigaje kubaho, ningira amahirwe nkava kuri iki gitanda, nzagukunda by'iteka, nzagukunda by'ubuziraherezo, nzagukunda ku buryo nzagukunda sinzi ukuntu nabikubwira. Yarabimbwiye kwihangana birananira, natangiye kurira. Ariko nyine nubwo nari ndi gutangira kurira, mu mutima wanjye numva ko nafashe umwanzuro wa nyawo. Gusa hari amagambo yambwiye numva nyuze umutima wanjye, nongera no kumwenyura. Yarambwiye ati umugore nkawe ubundi umuntu amuhabwa n'Uwiteka, n'Imana yakumpaye, uri marayika murinzi wanjye. Yarabimbwiye ndishima kandi ndaseka. Iryo ni ijambo nari narategereje imyaka yose nari maze ndi kudetingana nawe. Ubwo nibwo nari numvise ko byibuze amfata nk'umugore we, amfata nk'umukobwa bazabana, ndetse nta gushidikanya numva ko namara gukira nta kindi kizahita gikurikira ari gutegura mariage yacu. Cyane ko amafaranga nari naragurishije ubutaka bwanjye ndetse n'amafaranga nari narafashe nka credit yari amafaranga yashoboraga kudufasha kongera gutangira ubundi buzima mu gihe cyose yaba arangije iyi surgery. No mama wakimara kumva umwanzuro nafashe yarishimye, arongera arampobera, mbese noneho ninjye wari utese pe, ninjye wari ugezweho. Yambwiye ijambo ntazibagirwa ryangumye ku mutima. Yarambwiye ati mukazana wanjye uri mwiza,
uri mwiza pe, uri umukobwa mwiza, nakwifuza ko umusore wanjye agushyingirwa. Iryo jambo noneho ryarongera inyongerera imbaraga muri njye, numva mbese mvutse ubwa kabiri. Ntababeshye, naratunguwe kumva ko anyise umukazana we. Numvaga ndi kurota, ariko mu gihe nabibwiraga umuryango wanjye ntabwo babyishimiye habe na gato. Barantonganyije hahandi numvise ko ari njye kigoryi cya mbere ku isi. Mama yararize, aranyinginga, akora uko ashoboye kose ngo uwo mwanzuro nafashe nkureke. Ntako atagize, ndetse yagerageje no kunshyiraho iterabwoba yuko bazanca mu muryango. Barumuna banjye ntacyo batakoze pe, ngo barebe ko uwo mwanzuro nari nafashe nawureka. Yewe n'inshuti zanjye zose zo ku kazi bose, buri wese yagiye, nta muntu umwe wigeze anshyigikira. Bambonaga nk'umusazi, gusa njyewe umutima wanjye nta kindi kintu witekerereza gusibye Anderson. Nari mu rukundo for sure, nari impumyi y'urukundo, reka bariko mbivuga. Numvaga ko byagenda kose vuba cyane ngiye kuba umugore we. Numvaga rero nk'umugore we ngomba gukora igishoboka cyose kugira ngo umugabo wanjye abeho neza, cyangwa se agire ubuzima. Mama we yari yaramaze kunyemera nk'umukazana. Icyo nakoze, nahise n'inzu yo mu rugo, ndayije njya kwibera iwabo wa Anderson muri iyo minsi. Mama we yanyakiriye neza, mbese yamfashe neza nk'umukazana we pe. Ntacyo atankoreye, akangaburira, akanyitaho, mbese yamfashe neza ku rwego sinzi ukuntu nabibabwira. Numvaga ari ryo joro rito nibereyemo, numvaga mbonye umuryango wanjye ugiye kunsimburira uwo mvukamo. Reka rero igihe cya surgery kizagere. Anderson yamfashe mu kiganza, imitima yacu yari iri guterera hamwe, turi guhumeka insigane, twese mu by'ukuri twari dufite ubwoba, ariko mu mutima numvaga ko nakoze ikintu cya nyacyo, kandi numvaga ko ngiye gufasha umugabo wanjye kubaho, yuko ibintu bigiye kugenda neza noneho kuri iyi nshuro. Nyiva mu kinya ngikanguka, nagiye kumva numva amashyi inyuma yanjye. Abaganga, abaforomo bose bari barimo bankomera amashyi, bambwira bati urabikoze. Ubwo hagombaga gukurikiraho surgery ya Anderson, of course. Yakize vuba rwose, ntabwo byatinze, ndetse na surgery yagenze neza. Nyuma y'uko ibi byose bibaye, umubiri wanjye warahindutse, hatangira kuzaho ibintu by'ibituru utamenya. Amaguru yanjye nayo yari yabanye ku buryo ntashoboraga kuba nagenda. Ubwo muganga yaraje arantesitinga ngo arebe ikibazo nagize. Yansobanuriye ko umubiri wanjye utarakira ibyawubayeho, gusa mbwira yuko ngo bizakira bikagabanuka. Yari umuganga w'umwana mwiza ubona ko uzi kwita ku barwayi. Azi iruhande rwanjye arambwira ati, ariko rero hari ikintu cy'ingenzi numva nshaka kukumenyesha. Mu gihe twari turimo tugukora surgery, hari ikintu kimwe gikomeye cyabaye. Umbabarire, nyuma ababyeyi yawe cyangwa se umura wawe hari ikintu cyawubayeho. Yewe biragoye ko wakongera ukaba natirere bisanzwe nk'uko wari umeze, ariko nyine hari akantu gato kabayeho. Aya magambo yarandijije, ndetse ndanikanga, numva umutima wanjye wongeye gusubira muri ka gahinda nk'ako nahozemo. Numvise nihebye, numva ntabwo mbyumva neza. Ubwo muri make byumvikanaga ko nshobora no kuba ntazabyara. Nagerageje no kurira birananga kubera ukuntu nahise ntumutwe. Nibutse ukuntu famiye yanjye yambujije ibi bintu, nibuka inshuti zanjye, nibuka barumuna banjye, nibuka mama, nibuka buri kimwe. Numva ntaye umutwe neza. Ndebye umubiri wanjye n'ukuntu umeze, numva ubuzima burampagararanye, numva ndihebye. Gusa Anderson na mama we bagerageje kunkansoninga nyuma y'ibyo byose, ariko icyari kimpangayikishije si uko nari meze ku mubiri, kuko bari bamaze kumbwira ko ari umubiri wanjye nyine utarakira ibyawubayeho, ahubwo ikintu cyari kimpangayikishije kurusha ibindi nicyo kintu cyari cyabaye ku mura wanjye. Bishoboka ko ntashobora kuzongera no kubyara, cyangwa se kuzigera mbyara nako, kuko nawe ntaragera mbyaraho. Icyo gihe rwose bari barimo bagaragaza ko banyitayeho, barambwira bati turahari ku bwawe, humura ntacyo uzaba. Muganga yampaye imiti, bambwiye yuko nyuma y'ibyumweru 3 nshobora kuzagaruka mbaye ntarakize. Ubwo twatashye iwabo wa Anderson mu rugo. Nta buryo nari bujya muri famiye yanjye imeze gutyo. Nagombaga kujya kurwarira iwabo wa Anderson kugira ngo banyiteho, cyane ko ibi byose byari byambayeho ndimo ntabara Anderson. Ikindi nari ndi kwiyumva nk'umugore we, kuko nari namaze kwakirwa mu muryango nk'uko nabivuze. Tukihagera Anderson yatangiye kujya nyitaho, akangaburira, mbese akamba hafi. Ntacyo atankoreraga, ndetse yarananyuzaga, akagerageza nyine kumba hafi muri ubwo burwayi bwanjye. Haciyeho nk'ukwezi, nyina yatangiye guhinduka, atangira kujya ambwira nabi, atangira mbese kujya complaininga kuri buri kimwe, avuga ngo ndi kunukira inzu, ngo nirwa nicaye, mbese atangira kujya ambwira nabi.
ubwo yaratangiye kujya nyurira ukuntu nshobora kwirirwa nicaye umunsi wose nta kindi kintu ndi gukora, akantunganya ndi mugore nyabaki, naje kubarushya, naje kubabera umutwaro, mbese atangira gukomeretsa umutima wanjye pe. Ati ubwo rero nta kindi ni ukwirirwa kuri telefone yawe ukarya ukaryama nta kindi tu. Gusa amagambo ye yari akomeye cyane ariko nagerageje guceceka ndamwubaha nk'umubyeyi nanga kumusubiza. Haraciyeho ukwezi maze guhereza impyiko yanjye Anderson, umubiri wanjye ariko wari utarakira ibyabaye. Gusa nyine umubiri wanjye nawo wari uri kugenda ukira gahoro gahoro, byari byanze gukira pe, nabonaga ahubwo biri kurushaho kuzamba. Anderson nawe rero ubwo yahise atangira gusubira mu kazi, araza rwose asubira mu kazi ke nkaho nta cyabaye, ubuzima burakomeza. Nanjye ndaho ngaho nkomeza kurwana n'ama infection nyine yari yateye umubiri wanjye kubera iyo surgery yari yabayeho. Rimwe na rimwe nageragezaga kweguka ngo ndebe ko nabasha kongera kubasha kumuvinga, rimwe bigakunda ubundi bikanga. Urumva nari ntangiye korerwa ariko wapi, byari bitaraza neza. Muri icyo gihe nari nkikeneye umuntu hafi yanjye wo kumfasha, ndetse n'uburibwe bwakomezaga kwiyongera, ariko nyine nta muntu nari mfite ukimba hafi. Anderson yari yarantaye asigaye yigira mu kazi ke, mama we nawe yarasigaye anyinuba. Gusa ikintu cyari kimpangayikishije kurusha ibindi ni uburyo surgery yakoze kuri myabagiri yanjye ku buryo ntashobora kuba nazabyara. Ntabwo nzigera mbyara na rimwe. Buri joro buri manywa icyo kintu cyagomezaga kigenda kimunga. Nta na rimwe umuryango wanjye bigeze umpamagara, basaga nk'abantaye. Nari njyenyine nigonze. Njye natekereje ko impamvu iwacu batampamagaraga ari uko bandakariye, kandi byaranumvikanaga. Yewe saba gusa bampindutse, ndetse na Anderson umukunzi wanjye, umugabo wanjye w'ubuzima bwanjye bwose nawe yaje guhinduka. Dusubire mu gice cya gatatu cy'inkuru ya Anita. Iri Katniss nk'ibisanzwe dusubire mu nkuru ikurikira y'igice cya gatatu cya Anita. Ndabakunda cyane, mukore subscribe, mumpe like iyi nkuru nimuyikunda, ndetse musige mukoze na comment. See you guys, love you.